Ndabaramukije bakundwa bagabo bene data, umwanya nk'uyu ndagira ngo tubagezeho ijambo ry'ubutumwa bwiza bwa Yesu mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma mu gice cya 12. Yewe ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana nkaba nitwa Pastor Steven. Ndagira ngo mbiyegereze bakundwa mwese kubakunda ijambo ry'Imana, mwiyumve ko mbayambiriye kandi mbiyegereje. Imana ibaho umugisha. Ndagira ngo rero muri aka kanya bidufashe mfatikanye namwe kuza kumvira ijambo. Reka dusome muri iki cyanditswe ubundi tubone gusenga. Aravuga ngo nuko bene data turabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwe n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kabiri, nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize umutima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Amen. Reka nanone dusome igitabo cy'Abefeso 1:5. Turajya mu gitabo cy'Abefeso 1:5. Haravuga ngo kuko Imana yabigambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Turasubiramo. Haravuga ngo kuko Imana yabigambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Noneho ahantu rero tugaruke mu Baroma, ndasoma ibice mu Baroma, ibice byaho 8, mbone gusenga tubone gusobanura ijambo ry'Imana. Igitabo cy'Abaroma 8 umurongo waho murongo 29. Haravuga ngo kuko aba yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo babe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye ubwiza bwayo. Imana ihabwe icyubahiro ku bw'ayo magambo meza dusomye. Mana, mu izina rya Yesu, uri imbaraga z'ibyiringiro, uri Imana nzima, uri Imana nyiri ijambo tugiye kuvuga. Tanga umugisha kuri abo bagiye kuryumva, rimanura imbaraga mu mitima bagiye kuryumva, rihindura ubuzima, ritanga intsinzi kuri bo, batsinda ibyabatsindaga mu izina rya Yesu. Amen. Insanganyamatsiko rero turacyari mu ijambo twababwiye ejo hashize rivuga ngo hinduka ushobore guhindura abana. Iri jambo ari ijambo nanone katubwiye mu Baroma 12. Haravuga ngo bene data mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Bene data, intego y'Imana kuva kera kose nuko yifuza ko abantu bayo bahinduka mu mico, mu migirire, mu mikorere. Abantu bagomba guhinduka. Ubuzima bwacu ubwabwo buremetse mu mpinduka. Uko wari uri kera siko uyu munsi abantu bakubona, sinako nawe wibona. Niyo mpamvu rero impinduka akenshi irababaza, ariko iraryoha mayidiya. Reka nange urugero ku gihugu cyacu, ku muvuduko w'iterambere ryiza kitugezaho. Igihe ubuyobozi bwacu bwiza bwavanaga abaturage bavana mu mazu ya nyakatsi, icyo gihe abaturage ntabwo babyumvaga neza. Ariko uyu munsi wa none barishimira akamaro k'impinduka, barishimira amazu meza barimo,
umuriro baracana, amazi barayafite mu mazu, ibigega barabifite. So ariko igihe bavanaga muri nyakatsi ntabwo bumva. Cyo shaka kuvugira aho ngaho ni iki rero? Ukwiriye kwemerera Yesu akakuvana muri nyakatsi y'ibyaha, y'imigirire n'imikorere mibi. Yesu akakuvugurura, kavugururwa, hanyuma noneho ukagira iterambere mu buryo bwo mu mwuka, ugatera intambwe zo guhinduka mu mico no mu migirire no mu mikorere. Kwiriye kuvamo umukobwa muzima uzakobwa, ukeneye kuvamo umusore mwiza uzajya mu irembo ry'abantu ugasaba umugeni ugashingirwa. Iso na mama wawe bakabona ibyiza bivuye mu mpinduka z'ubuzima bwawe iteka ryose. Niba udafite umutima njyanama uguha itegeko rikubwiriza rikwigisha guhinduka, ndagira ngo rero guhinduka bitangirire muri wowe. Ntabwo bitangirira mu nshuti zawe, ntabwo bizatangirira mu bandi. Guhinduka bitangirira muri wowe ndani, mu mico n'imigirire yawe. Ni nayo mpamvu umutima wawe uriyizi. Niyo mpamvu ahangaha abantu benshi birenga bakitera ikinya cyo kudashaka kwimenya, cyangwa se ngo batinyuke guhangana n'ukuri kw'ibyo biyiziho. Batinya guhangana n'ukuri kw'ibyo biyiziho, noneho barangiza bakumva yuko bahinduka ari uko ibindi guhinduka kwabo kw'abandi, ariko uko umuntu wowe ku giti cyawe udashaka kugira icyo ubikoraho. Reka nkubwire, Pawulo yatubwiye ngo nitwishushanye n'ab'iki gihe, duhinduke rwose, duhinduka kugira ngo dushobore kumenya iby'Imana ishaka. Itorero rya Yesu mbabwiza ukuri k'ubutumwa bwiza. Itorero rikeneye guhinduka mu buryo bwose bushoboka. Abantu mukeneye guhinduka, kuko Imana ni Imana y'impindura amatware, ni Imana y'impinduka. Ikintu cyose iyo udahindutse, ntabwo dukwiriye ko mu buzima nk'ubwa gari ya moshi. Gari ya moshi niyo igira umurongo umwe ikagenda ikaza igera yijya, nanone igasubizaho igisiga nyuma, nanone ikagenda, nuko iremetse. So rero twebwe ubuzima bwacu Imana yaburemeye mu mpinduka. Niyo mpamvu iduhamagara muri uyu muhamagaro wo gushushanywa n'umwana wayo. Yaradutoranyije kuva kera, idutoranya kubw'urukundo rwayo, iguhamagara kugira ngo uze mu buzima bw'impinduka, uve mu byaha, umenye ukuri kukubature mu ngeso no mu migire no mu mico yawe, ubu umusore muzima, ubu umumama muzima, ubu umupapa mwiza muzima. Imico yawe mibi uyireke. Mwami yarakuziye kugira ngo ibibi byawe ubimuhererezeho, ubundi wowe uhinduke muzima binyuze muri we. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ndabizi aya magambo. Bibiliya iravuga ngo mu minsi y'imperuka abantu bazaba bishakira bigisha batagikunda ijambo rizima ry'Imana. Ngo abantu bazaba bishakira bigisha bazirundira abigishwa ngo bababwire ibihuye n'irari ry'imibiri yabo. Ijambo rizima ry'Imana bazaba batakirikunda. Yes, niyo mpamvu rero ubutumwa bwiza nk'ubw'impinduka mu by'ukuri usanga busa naho bureba kamere z'abantu, abantu basa naho bushotora amarangamutima. Rero ndakwinginga, Imana iraguhamagarira guhinduka ushobore guhindura abandi. Imana iraguhamagarira guhinduka kugira ngo ushobore kubaka urugo rwakunaniye. Imana iraguhamagara guhinduka kugira ngo ushobore kubana n'uwo mwashakanye, hanyuma mwubake, muzare, murere, hanyuma ejo muzahabwe umugisha w'Imana. So rero dusoza, ni ijambo ridusaba guhinduka kandi ridusaba kutishushanya. Dukwiriye kugira ubuzima bugaragaza agakiza twaboneye muri Kristo Yesu. Agakiza kacu ntabwo gakwiye kuba agakiza k'imindurizi. Agakiza twaye muri Kristo Yesu ni itabaza idashobora gutwikirwa y'inonga ngo itwikirwa. Agakiza karagaragara, ikikurimo ukwiriye kucyemerera kikagaragara. Ntabwo ukwiriye kuba agakiza ni wagahawe ku bwa wenyine. Ni agakiza ukwiriye kumva umumaro kakoze mu mutima wawe, hanyuma warangiza ukajya kukabwiriza n'abandi. Yes, icyo cyahinduye ubuzima bwawe, niyo mpamvu ugomba kugisangiza abandi. Niyo mpamvu ndi hano, kubera imbaraga z'ukuri kw'agakiza zakoze mu mutima wanjye. Iyo zitagira umumaro ukomeye zakoze mu mutima wanjye, nanjye sinakabaye ndi muri uyu mwanya. Ariko kubera ko agakiza kakoze mu mutima wanjye no mu buzima bwanjye, ndi hano kukubwira iryo jambo rivuga ngo genda uhinduke, hanyuma nurangiza uhindura abandi. Kandi
ntiwishushanye n'ab'iki gihe. Gira ubuzima bwiza bugaragaza uwo uri we, uharanire kubakira kuri uwo musingi kuva none kugeza iteka ryose. Reka nsengane namwe, ryari ijambo ry'incamake. Imana ibaha umugisha cyane. Mbasabira umugisha w'Imana nk'umutambyi, nk'umugisha, nk'umushumba, mvuga ngo Imana ibaha umugisha. Mana yanjye nkorera iteka ryose, waduhamagariye ubuzima bw'impinduka, uduhera umugisha muri Kristo Yesu. Nsengeye abantu bose bakurikiraniye cano, mbasabiye umugisha wo kumva neza iri jambo, uririnde ntihagire umwanzi uryiba mu matwi yabo no mu mitima yabo. Iri jambo rizane rigusha imvura mu mitima yabo, ryoroshye ibyari bikomeye muri bo, maze ritanga ubuzima bw'impinduka mu buzima bw'abankurikirana, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha, hinduka uhindura abana. Shalom.